icyanteye ubwoba ngo iyo bageze ku rubanza rwawe ibintu byose biraterana bakakwigaho nk'uko waba uri mu isi wenyine bakabara bati yabonye amahirwe ajya mu materaniro bamubwira agaciro k'isabato akunja intugu aritahira ibi yarabyanze bimushyira wavuga ngo none uhamye ibyo ninde ni umutimanama umwe wakubwiraga ngo none wahaguruka ukihana ukavuga ngo ntabwo njyayo mu rubanza umutimanama niwe mushinjacyaha azamura ikiganza ngo mwarantumye nagiye yagiye no mu materaniro barabwiriza kugeza igihe abantu basaraye ndamuhendahenda ngo haguruka agira ati aranga none nimuruka turunirwo bakavuga bati yaragiye ariba amaze kwibajya no mu giterane babwiriza uwe bw'ubujura n'iherezo ry'abajura ntange umutimanama mwari mwatumye ndamuhendahenda ngo wakihana Imana ikagukuraho ngo umugogoro aravuga ngo ntabwo njyayo none bimukate ni ukuri ngo barangiza bakavuga bati dukuriki ngo bamaze bareba Tangiro 6 ngo bakareba gasanga imigambi yose ufite imbere niyo ubugome utarahemukira ugupanga kuzamuhemukira utahemukiye wapanze kumuhemukira birakunanira narasomye amagambo yanteye ubwoba ngo nk'abana b'Imana ngo bakwiriye kujya bitoza gukora neza ngo no kugambirira neza ngo ndetse no gupangira abagenzi babo ibyiza cyane ko nko mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu isi imeruka baravuze ngo igihabwa agaciro imbere y'Imana ntabwo ari igikorwa ahubwo ni impamvu yatumye igira gute reka yenda mbihera urugero ushobora kuvuga ngo runaka nzamwica bwacya bagahita mukubita indege bakamujyana muri Amerika aho utazagera bijwe bakavuga ngo yagize gute yaramwishe agahanga ke kagakokuriza izosi akigenda ni komune akigenda ubu kicara navuga ni uyu mugabo nzamuyinka nkarinda mfa ntabonye n'inkoko mwijwe arandika ngo yagize gute yarayimuhaye nuko yagize ati mu mutima yarayimuhaye yaza kuyibona yari kugira gute yari kuyimuha ingorano z'inka nkazicyura ntayo namuhaye ngo niyo mpamvu mu rubanza bajya bareba n'imigambi ugize gute ufite barangiza bakavuga bati dore agambiriye kugira nabi iteka ryose ngo barangiza bagafata izina ryawe niba ryari ryaranditswe no mu gitabo cy'ubugingo bakarikura mu gitabo cy'ubugingo bakarizana bakaritereka mu gitabo cy'urupfu bagapfundikira none nibaza ngo none umuntu ajya gusenga arasenga cyane araza agasenga bakavuga bati muterure intebe bakavuga ati izine tuzaziterura kuzageza ryari akanaziterura ariko kugira ngo agaruze amazi y'Imana yanyoze ese ntiyanyweye amazi y'Imana bati tuzajya kubakira umukene ariko abakene ngo tuzahora tububakira ngo baziyubaki ariko akanajyayo abantu mujya mwumva bitotomba ku gikorwa ariko ngo ibi bintu ngo ngiye ngo mufasha muranumva ngo ntabwo mbumva ngo kamfe kuyaba ubwo no kugira ngo agaruze ibishyimbo by'Imana yariye ku mugoroba ikindi cya kabiri ngo nibo babandi bagereranywa n'urukungu kugira ngo bashyushye intebe hari abandi buriya bari mu nzira niba waranze kurekura hari abandi urubushyuhiriza intebe bagiye kuza bagahita bicaraho hari hashyushye ariko ye none se muzi ngo hari uzambukana Yorodani kawuti ndayiryamanye ariko ye abise baturutse mu gihugu cya Egiputa ari ibihumbi n'ibihumbagiza barambuka bamaze kwambuka inyanja itukura bageze hakurya baterwamo n'icyaha gita kwivovota ngo umuntu azamura ikiganza bati mfite ikibazo bati ikibazo ufite ni igiki ati tuzarikigura ubutayu icyo kibazo yabajije ngo bari bagifite ibyo bakuye mu Egiputa Farawo yabatekesheje Imana yavuga ngo uwageze yaba bantu bavuga ko ari imbaraga zabo zabagejeje bazenguruka Seyiri ahantu bari kugenda iminsi 7 bahagenda imyaka 40 bose barashira ibihumbi n'ibihumbagiza hasigara babiri bashize kubera iki baramije igishushanyo Imana yavuga ngo reka mbice Mose ngo nubice nsibe mu gitabo cy'ubugingo ndabamara urusorongo ntagombaga kugera na y'ibyaha urakicarana ukibundarana tuvuge wicecekere ariko ntabwo uzambuka cyakora ubwo hari urubushyuhiriza intebe witeguye kuzaza agahita yicaramo akikomereza kuko buryo utazi icyo ashaka icyo umuhaye cyose yakira icyo umutima hano baranditse ngo umutima urinangira kugeza igihe ureka kumva ijwi ry'Imana uyu muntu ngo asigara atacyumva ijwi ry'Imana rimukomanga bana b'Imana rero tujye twibuka ko ku muntu wese hari umunsi ujya umubera
mwiza nujya wumva ijwi rigukomanga hari igihe uwo aba ari wo munsi wawe. Igitabo mfite mu kiganza kitwifuzwa ibihe byose baranditse bati ku muntu wese hari umunsi ujya umubera mwiza ubwo umucyo umurikira inzira ye hakabaho igihe cy'imbabazi agashobora kwiyunga n'Imana. Ku muntu we hari umunsi ujya ugira ute umunsi mwiza mu buzima ngo ni igihe baravuze ngo ku muntu wese hari umunsi ujya umubera mwiza ubwo umucyo umurikira inzira ye hakabaho igihe cy'imbabazi agashobora kwiyunga n'iki kwitiyunga n'Imana. Njya mbwira abantu ngo nudakunda Imana yakayitinye. Hano baravuze ngo umunsi mwiza rero ni igihe umuntu abaye inshuti n'Imana, ni igihe umuntu yiyunze n'Imana yongera gutandukanwa nayo, ahubwo mu ijuru bakandika izina rye ngo uyu ni umwana w'iki w'Imana, kuko umwana w'Imana aruta umwana wa perezida. Imana niyihunga perezida agira manda zikarangira.